Imana ibaha umugisha mwese abadukurikiranye aho muri hose. Umwami Yesu abagirire neza. Nkuko bisanzwe rero tugize amahirwe cyangwa tugira umugisha imbere yanyu ngo tubaganire ijambo ry'Imana Imana itubwiye cyangwa umwuka waraduhaye. Ijambo twabateguriye uyu munsi ni ijambo rivuga ngo Imana ije kuringanyiza ibiri imbere kugira ngo utambuke. Imana ije kuringanyiza ibiri imbere yawe kuko hari ibintu bigutega, hari ibintu bikubuza kujya Imana igushaka, kandi wowe wahagaze mu murongo Imana yagusizemo. None umwuka arambwiye ngo nze ngubwire Imana izanye imbaraga ziringaniza cyangwa se zitsa cyangwa se zimenagura ikintu cyari cyo cyose cyakubuza gutambuka, kuko Imana irashaka kugutwara mu isezerano, kugutwara ku cyo yakuvuzeho. Imana irashaka kugufata wowe n'umuryango wawe na famiye yawe n'abo muturanye. Imana ikintu yavuganye namwe ibatware naho yakivuganiye namwe. Oh haleluya! Ntabwo Imana ishobora kuvuga ikintu ngo yemere ko inzitizi zikubuza kukigeraho. Iyo uhagaze mu mwanya Imana igushakamo, yiraza ikadiringa n'inzitizi, iraza igahagarara imbere yawe ikajya ikandagira uyikurikira, ibintu bigakoreka. Reka rero dusenge Imana kugira ngo Imana idushoboze muri aya magambo tugiye kuganira. Uwera wa Isiraheli, wowe unumye ku Banyarwanda, wowe unumye ku banyamahanga, wowe unumye ku bantu batarakumenya n'abakumenye, wowe umbwiye ngo nze mbwire abantu bawe kuje kuringaniza ibiri imbere kugira ngo batambuke. Babandi bavuganye nabo, babandi wasezeranyije, babandi wabwiye, abo ubanyorejeho ngo mbabwire ko ukibuka icyo wavuganye nabo, ariyo mpamvu uje gukura inzitizi mu nzira kugira ngo bagere ku cyo wavuganye nabo. Ngaho bana nanjye ungirire neza, no twumva umugirire neza mu izina rya Yesu, amen. Kadusoma amagambo y'Imana ari mu gitabo cya Isaya ibice 45 murongo waho wa mbere. Bibiliya iravuze ngo ibyakuro n'ibyo Abayisiraheli uko bazagaruka. Abangaba Imana ibabwira uburyo Imana ibwira Kuro n'Abayisiraheli uko bazagaruka. Hari aho bari, hari aho Imana yababwiriraga naho bagombaga kuza. Ndagira ngo unyumve neza. Imana yababwiye hari aho bari, ariko hari naho bagomba gusubira. Nawe Imana yakubwiye hari aho uri, kandi hari naho ugomba kujya. Ndashimira Imana ivuga yarangize ikategura naho izadushyira. Ndashimira Imana ivuga yarangize ikanashyiraho n'inzira ibintu byawe bizacamo. Kadusome. Ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta. Haleluya! Ati, niwe fashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi amarembo ntazugarirwa. Yesu atugirire neza. Aya magambo ni amagambo ndi bugende no nkomeza gusoma hepfo, ariko ni amagambo adasanzwe, kubera ko Imana iyo ivuze akagira ibintu byitambika, Imana iraza gukubita bya bindi byakwitambitse. Ushobora kumbaza ngo mbese izakubitisha iki? Imana ifite abakozi benshi, yakoresha umuyaga, yakoresha serwakira, yakoresha ikintu icyo cyose cyakubuza kugira umugambi w'Imana. Mu gitondo kimwe rero Imana ibona ko Kuro cyangwa ibona ko Abayisiraheli bagomba gusubira muri gakondo, bagomba gusubira mu masezerano, bagomba kuva aho bari bakagira ahandi bajya. Haleluya! Niyo mpamvu Imana yavuze amagambo ngo ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta. Hari amavuta ava mu gusenga, hari amavuta ava mu kwizera, hari amavuta tukuzaniye muri aka kanya. Ayo mavuta niyo agiye guhangara ibyari byaraguhangaye. Murabizi ko Dawidi amaze kwimikishwa amavuta, ubwo yari mu ishyamba aragiye intama, igihe kimwe Imana ihagurutsa Samweli ajya kwa Yesaya. Imana ishimwe cyane. Iyo dusomye ijambo iratubwira ngo Samweli ageze kwa Yesaya abaza abantu, abaza Yesaya ati, abana bawe bose naba, nubwo abantu bakwibagirwa, ariko amavuta yawe ntabwo azayoba, ntabwo umugisha wawe uzayoba, ntabwo inzu yawe izayoba, ntabwo imodoka yawe izayoba,
kuko icyo Imana yakubwiye ni wowe kitagenewe. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya tubwiye iki? Dawidi amaze guhamagarwa hari icyabaye, ni amavuta. Amavuta niyo ngira ngo wumva aha hantu. Uwafashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza. Imana irambwiye ngo ngubwire ngo ije kukuneshereza. Ije kukuneshereza kubera ko ibintu Satani yagiye gukorera ukihangana, ntabwo Imana yakomeza guceceka. Haleluya. Noneho mva ngubwire, iyi Imana ivuze ngo ndagufashe, niyo abantu batagufata, ariko iyi Imana igufite, iyi Imana igufashe, ibintu ni sawa, ibintu ni sawa. Hangomeze ku murongo wa 2, ndagira ngo nze kuyasobanura none wumve icyo Imana iri kumbwira. Umurongo wa 2 uvuze ngo iki? Nzakujya imbere ahataringaniye mbaringanize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri, nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, uri uwawe, uri uwanjye. Yakobo Isiraheli natoranyije, nguhamagaye mu izina ryawe, nguhimbye izina nubwo utigeze kumenywa. Aleluya. Nubwo utigeze kumumenya, nubwo abantu batakumenye, nubwo utigeze kumenya. Imana ishimwe cyane. Ni njye Uwiteka, nta wundi, nta yindi Mana ibaho itari njye. Nzagukenyeza nubwo utigeze kumenya, kugira ngo uhereye iburasirazuba ukageza iburengerazuba bamenye ko ari nta yindi iriho atari njye. Ni njye Uwiteka, nta wundi ubaho. Ni njye urema umucyo n'umwijima, ngazana amahoro. Aleluya. Imana nizanye amahoro, aleluya, n'amakuba. Njye Uwiteka ni njye ukora ibyo byose. Wajuruwe, tonyanza, tonyanza, ikirere gisandare, gukiranuka kuva mu ijuru n'isi nibikinguke. Haleluya. Babonemo agakiza, imeremo no gukiranuka. Njye Uwiteka ni njye ubiremye. Amen. Aya magambo ndagira ngo tuyaganire. Wagiye wumva Imana igenda ivuga ikiri cyo. Iyo njyewe mu rugo rwanjye mvuze ngo uyu munsi batetse ibyo kurya ibi n'ibi, umugore ategetswe kubikora kuko ari njye uhagarariye urugo. Imana nayo niyo ihagarariye ubuzima bwanjye mu isi ndetse no mu ijuru. Iyo Imana ivuze ikintu iba yakivuze. Njyewe ndagira ngo ngubwire, niyo Imana nakubwiye ikintu, habeho nawe waba ubona ibintu bitari mu mwanya wabyo, Imana izabyishyira mu mwanya wabyo. Akenshi Imana ivuze n'ubuzima tubamo ubona bitari kumwe, ubona bidahuye. Ni nayo mpamvu aho hantu haguye abantu benshi. Ese ko Imana yambwiye ibi n'ubuzima ndimo bizahurira he? Imana yambwiye umugabo sindamubona, kandi imyaka ngezemo ni imyaka myinshi. Iyo myaka ni yande? Si Imana. Imana yambwiye ko nzatura i Kigali, yambwiye ko izampa visa, none dore imipaka irafunze. Ibyo byose Imana izabikora kugira ngo isoze icyo yavuganye nawe. Aya magambo ndagira ngo unyumve neza. Njyewe nagiye mbona abantu bagiye bavugana n'Imana, kandi Imana igasoza icyo yavuganye nabo. Ufite bwoba ki? Icyo kiguteye ubwoba? Ndabizi uri muribaza ngo amafaranga yarabuze kubera Covid, ngo ibintu byose bimeze nabi. Ariko ibyo bimeze nabi kubatizeye. Niba njye nizera Yesu, abanzi Kristo nibizema ari ibyo Uwiteka, Imana yabura gute gutunga ubuzima bwanjye, gutunga ubuzima bwawe? Ese ibyiringiro byacu bituruka kuri nde? Si kuri Kristo Yesu? Umuntu umwe nigeze nsengana nawe, ariko ntabwo yemera ko Imana ivuga cyangwa ko Imana ibaho. Udashobora ko nawe hari uko ubizi. Noneho arambaza, turasenga, dusenze, Imana irambwira ngo nimubwire. Ndamubwira tumva ko Uwiteka ambwiye. Uwiteka arambwiye ngo byari byarabaye bloqué, Imana irabiborokoye. Arambwira ati se Imana ibiborokoye gute? Izaza. Ndamubwira ati niko Imana imbwiye. Noneho ndamubaza ati se
wemera ko Imana ibaho? Ngo ntabwo abyemera, ngo gusa ngo umuntu ni Imana ku wundi. Ndamubwira ngo nabyo ntacyo bitwaye. None se wemera ko umuyaga ubaho? Arambwira ngo umuyaga nemera kubaho. None se wawunyereka? Arambwira ngo ntabwo nawukwereka. Ndamubwira ngo rero uko utafata umuyaga ngo uwunyereke, nako Imana utayifata. Imana ndi kubabwira ntabwo ari Imana ifatika gutya, ahubwo ni Imana ikora ibifatika. Umuyaga, ikikubwira ko umuyaga wanyuze ahantu ni ibintu wahakoreye, ni ibintu wangije. Iyi Imana ndi kubabwira ni Imana ishobora kuza abantu basinziriye ikaguhereza urubyaro, ishobora kuza abantu bakwanze, ishobora kuza abantu baguciye, kuko iyije ntabwo isakuza, ahubwo iza kubera ko ifite icyo igambiriye ku buzima bwawe. Bibiliya itubwiye iki rero? Yatubwiye ngo Imana ishaka kureba Kuro, Imana ishaka kuzana ubuzima bwa Kuro mu mwanya. Bibiliya irambwira neza ngo Imana ubwayo irahaguruka kugira ngo igende ifate ibyatumaga Kuro atagera aho Imana imushaka. Imana irihagurukiye ije kugusanga aho ngaho, igutwara mu masezerano, ije kuguhuza n'umugabo, ije kuguhuza n'abana, ije kuguhuza n'ibyawe, ije kuguhuza na mariage. Haleluya! Ije kuguhuza n'isezerano. Wanyemereye umugoroba ko Imana ije kuguhuza n'ibyawe? Uwiteka ko ari kumbwira ngo byizere. Niyo utabyizera Imana irabikora. Imana irahaguruka ifata Kuro, amubwira ati umva Kuro we, ni wowe wafashe ukuboko ndagukomeza, hati nzagukingurira inzugi, nzaringaniza ibitaringaniye, nzamenagura, nzashwanyaguza, ariko ubona aho urambitse ibirenge kugira ngo ugere mu masezerano. None Imana kwimbwiye ngo igiye kuringaniza, igiye gukura inzitizi mu nzira bitewe nuko yavuganye nawe. Wanyemereye uyu munsi wa none ukakira aya mavuta kujyana mu isezerano. Yesu ashimwe cyane. Harageze ko Imana ibikora. Iri jambo ndagira ngo nditindaho gatoya. Nzakujya imbere ahataringaniye mbaringanyize. My God, iyi Imana ivuze ngo izakujya imbere, ibi bishaka kukubwira ngo wirabe ibigaragazo biri imbere yagezeyo. Ndagira ngo mbabwire, iyi Imana ivuze ngo izakujya imbere, ntuziriga ureba inzira zidahari, ntuzigere ushaka inzira ngo zirahari. Iyo ubwayo ni inzira. Yigeze ibera inzira Abayisiraheli bageze ku nyanja. Imana yigeze iba inzira, ibwira Mose ngo Mose ufite iki? Mose arambwira ngo afite ingoni. Amubwira ngo rambura hejuru y'inyanja. Reka ngubwire, iriya nkoni Mose yayiciye mu ishyamba, cyari igiti gisanzwe, ariko iyi Imana ivuze ku kintu igiha n'agaciro. Mose Imana ivugana nawe, Mose acaye iriya nkoni, ntabwo yarazi ko hari ikiyangoni zamumarira. Ndabizi nawe ugisenga ugitangira gukizwa, bari baguhaye amezi 2, bari baguhaye ibyumweru 2. Haleluya! Hari abantu bashinzwe guca abandi intege, ariko ntabwo bazi yadufasha amaboko. Hari abandi bantu bazi ngo bagezeyo, ariko ntabwo bazi dufasha amaboko. Reka ngubwire bene data, mwebwe mungurikiranye, niwongere gukangwa, niwongere kureba ubuzima ubayemo, niba hari Imana igufasha amaboko. Ejo bundi aha na mu gitondo ndabibonye, mbonye umumama uri kwambutsa umwana, ngeze hano muri feruje, mbona umudamu ufashe umwana ukuboko. Aho ni Imana ihise imbwira ngo bwira abantu ko mbafashe amaboko. Dore ikintu mbonye, bageze hagati, imodoka iza yihuse, uriya mubyeyi yakomeje afata umwana w'ukuboko, imodoka yazamukaga yahagaze, niyo yamanukaga yahagaze. Ntabwo yigeze asiga umwana hagati. Ntabwo Imana izagusiga hagati, ntabwo Imana yabikora. Yafashe umwana we aramwambutsa. Haleluya! Reka Imana igufate kandi harayikujyanye. Nabikunze cyane. Imana irambwira ngo mbese niba uriya mubyeyi adatinye gupfa, akaba yanze gusiga umwana mu muhanda, njyewe ni njyewe uzabwira umuntu narangize ngamusiga mu muhanda? Ntabwo Imana yabikora. Njyewe Imana yarambwiye, na Imana yarakubwiye, ariko turabona nta nzira yabyo. Ariko Yesu afite inzira, Yesu afite umugambi kugira ngo agufate ukuboko akugeze mu isezerano.
akira gufatwa ukuboko n'Uwiteka. Yesu n'umwami. Hari igihe mbavuga ngo mva birandenga, uko mba numva reka mbabwire bene da, hari ahantu Yesu yadukuye, Yesu yaturinze gupfa, Yesu yaturinze kwa muganga. Ibuka cya gihe utwite, ibuka cya gihe ugiye kubyara, ibuka cya gihe uri ku gise, ibuka cya gihe bagiye gukora operasiyo kugira ngo ubyare, aho ni Yesu wari ugufashe ukuboko. Ibuka cya gihe mu rugo udafite uwo wabwira, uwo ni Yesu wari ugufashe ukuboko. Mana we, haleluya. Kuro, uyu Kuro nawe ni nkanjye, yari umunyamahanga, ntabwo yari umwisiraheli, ariko Imana ntabwo irobanura ku butoni. Yo haleluya, ntabwo Imana irobanura ku butoni, ahubwo Imana iratonesha. Abizi uri mu kigeragezo, abizi uraryama ukabura ibitotsi, uri muribaza ngo ni Imana navuganye nayo cyangwa abahanuzi barambeshye. Habeho naho bakubesha, ntabwo Imana ibesha. Yo haleluya. Imana irambwira devo Yesaya, mbonye uriya mudamu uburyo yambukije umwana we, ageze hakurya umwana aterura umwana we, barakomeza. Uko niko Imana iguteruye. Nyamara yari ahetse undi, ariko yari afite mu ntoki, nawe yanze kumurekura. Ntabwo Imana yakurekura, ntabwo Imana yabikora. Yesu ashimwe cyane, kubera ko ijambo ryarambwiye neza ngo ubu Imana ifashe ukuboko. Umva ukuntu yambwiye ngo nzamuha ubutunzi buri mu mwijima. Uyu ni Imana ifashe ukuboko. Nzamugeza aho abandi batazamugeza, Imana igufashe ukuboko. Nzamuha urubyaro aho abantu baruzingiye, kuko Imana igufashe ukuboko. Imana izagukomeza, kuko Imana igufashe ukuboko. Amasezerano azasohora, kuko Imana igufashe ukuboko. Niyiza y'ibyawe biri, niyiza ikujyana. Ntabwo izemera gukomeza kuba ukubiri n'abana bawe, ntabwo izakomeza kukureka, kuko ari igufashe ukuboko. Yesu ashimwe cyane. Imana itugirire neza. Imana yongeye dusubizamo ibyiringiro. Yewe Samweli amaze, Yesaya amaze kubura Samweli. Haleluya, Bwana asifiwe. Yesaya amaze guhura na Samweli, byangomba ko na Dawidi aboneka. Yesu ashimwe. Yesaya abwira Samweli ngo abana banjye bose naba, ariko nyuma y'akanya gatoya yibuka ko na Dawidi ahari. Hamubwira ngo hari akandi gatoya kagahererezi. Ntabwo Imana izemera ko Satana kuriganya, ntabwo byashoboka. Samweli abwira Yesaya ngo ntabwo tujya ku meza ukataraza. Bibiliya imbwira ngo Imana yari iri kureba Dawidi aho yarari, yagombaga kuringanyiza. Niyo mpamvu Zaburi yambwiye ngo imusukaho amavuta ngo igikombe kirasesekara, amavuta yuzura ubuzima bwe. Aya mavuta rero ni ikintu kidasanzwe. Bamwe bari bahari, Bashama bari bahari, ariko kuko Imana iri kuringanyiza inzira zawe, nta wundi muntu uzazigendamo, nta wundi muntu uzicara muri urwo rugo, nta wundi muntu uzabaho ugomba kuba, kuko wowe ni wowe. Imana ikugirire neza. Nuko batuma kuri Dawidi. Dawidi araza, ageze kwa Yesaya, Samweli amavuta amwereka ko nyirawo yahageze. Reka ngubwire, nugera mu kazi bizamenyekana ko akazi karakawe, ntabwo bazasohora bari ngo bagusohoremo. Ntabwo Imana izabemerera, kubera ko uraho ugomba kuba, kubera ko icyo gihugu ni Imana yakubwiye, uri mu isezerano. Haleluya. Imana tugirire neza. Biratubwiye mu murongo wa 5 ngo ninjye Uwiteka, nta wundi, nta rindi zina. Mana yanjye, iyo Uwiteka avuze ngo ninjye Uwiteka, biba bishatse kuvuga ko nta wundi muntu wahindura isezerano. Reka ngubwire ukuntu umugisha w'umuntu utayoba. Hariho umugabo yarakizwaga, noneho umunsi umwe ajya gusenga mu gitondo. Hagiye gusenga mu gitondo, yaragiye gusengera amafaranga yo kugira ngo umugore wabyara. Umugore we yarageze igihe cyo kubyara, kandi umuntu amafaranga bari bafite. Noneho bageze mu nzira, haza umukobwa yaratwaye imodoka, ariko iyo modoka, ipine y'iyo modoka iza gutobokera ahantu habi cyane. Itobokera ahantu mu mazi. Muri ayo mazi umukobwa yanyuzemo harimo imisumari ariko itagaragara. Iyo misumari yari ihishwe n'amazi. Ayo umukobwa yihutaga ajya mu kazi, ntiyari yayibonye. Noneho akandagiyeho ya pine ye, imisumari itomora ya mapine. Noneho arataka cyane kugira ngo baze bamukuremo. Abantu kugira ngo bamukuremo barashongera, barafotora. Ariko umugabo wagendaga amurebye amugirira imbabazi. Aragenda aramubwira ati umva rero, niba wihuta, reka njyewe ngushyire ku mugongo ngwambutse aya mazi, noneho nge ndaza gusigara nka muri kibazo cy'imodoka, tibura njyewe zino guhindura amapine. Noneho arangije aramuheka.
amaze kumuheka aramwambutsa amugeza hakurya, umukobwa ajya mu kazi, ariko imodoka isigara hahandi. Umugabo aragenda ashaka uburyo bwose akuramo ya mapine, aragenda arayahoma, arayagarura, ayasubizamo, yatse imodoka ayikuramo, ayishyira ku ruhande. Arangije kwishyira ku ruhande, aragenda ajyana imfunguzo kuri ofisi ya wa mukobwa, aramubwira ngo nangahe fagitire nangahe. Undi aramubwira ati ineza nkugiriye uzayigirira undi muntu uyikeneye. Umukobwa bimwanga mu nda, aribaza se uyu muntu wareba ibintu ni gute? Reka mbabwire barokore bantu b'Imana, nubona umuntu akwiriye ineza kandi uyishoboye yimugirire. Ineza iragaruka, kandi ineza ukoze niyo utayibonamo uwo munsi uyisanga imbere. Umva ikintu cyantangaje, umugabo yaratashe, amasaha yabaye maremare, nta kandi kazi yigeze akora, kandi yarakeneye amafaranga yo kugura ibikoresho by'umwana, umugore wabyara. Noneho umugore w'ahantu yakoraga mu karesitora kari hafi y'iyo ofisi. Wa mukobwa igihe yatashe aca kuri ka karesitora agiye gushaka ibya nimugoroba. Wa mugore yakoraga udufaranga dukeya, akanahatinda cyane kugira ngo abone ko aricyo yabona cyo kurya, kuko bari mu buzima bugoye. Noneho abakozi bandi bagataha, agasa nk'akoze amasaha y'ikirenga. Wa mukobwa nawe ahageze kuri ya resitora abona wa mudamu, aramwakira. Amaze kumwakira, noneho igihe amuhaye fagitire, imva ikintu yakoze, wa mwuka wera akangubwira ineza iragaruka. Imana ibwira wa mukobwa ngo uyu mudamu mugirire neza, ibuka ya neza nawe bakugiriye. Ngo ahita yandika sheke kuri fagitire yishyuye amafaranga yakosomye arenzaho 3,000 by'amadolari. Arangije asiga urupapuro ngo ayo mafaranga azagufashe mu kubyara. Hari umuntu wangiriye neza, none yambwiye ngo ineza yangiriye nimbona undi muntu yikwiriye nzayimugirire, mbonye ari wowe. My goodness, nijyari ugirira abandi neza? Nijyari kucyunyura ku muhanda ugasanga umuntu imvura iri kumunyagira, utwaye imodoka irimo imyanya 3 ukagenda? Kubera iki? Imana yaguhaye imodoka, fasha n'abandi. Imana yaguhaye iduka, ni gute umuntu aza gusaba iwawe ku iduka rya akamubwira ngo tambuka genda kandi ubona ko atabona, nawe ubwawe ubibona ko atabona, ni gute utamufasha? Umva ikintu cyantangaje, umugore byaramutangaje cyane, aratungurwa. Atashe ageze mu rugo asanga umugabo yigunze. Habaza umugabo ase byagenze gute? Ati nakazi nabonye ariko nakoreye Imana. Haleluya. Umudamu amubwira ati mviki Imana ikoze. Ati mpuye n'umudamu hatamuha amafaranga tuye kugura ibikoresho, amubwira uko asa, asanga ari wa wundi yahaye serivisi mu gitondo. Haleluya. Abwira umugore ngo uriya muntu ndamuzi, ati njye namukoreye neza nitaye ko muri buhure. Ibi bivugiye iki? Imana iguhamagara, Imana iri kumbwira amagambo, iri mirambwira ngo ngubwire ineza wagiriye abandi, Imana ije kuyikwishyura. Ariko niba kandi hari ni nabi, witegura inabi. Bibiliya tubwiye ngo rero ninjye Uwiteka nta wundi. Haleluya. Nubwo utigeze kumenya, ndabizi ko ubuzima bwawe ntabwo bwari bufite agakiza, ntabwo Imana uyisobanutiwe neza. Ariko muri iki gihe umaze kubona imirimo y'Imana. Twese twagiye tubona imirimo y'Imana muri Covid, n'ubu turacyabona neza y'Imana. Reka mbabwire bene data, ndabizi insengero ziracyafunze, zimwe zikajya zifunguka, ariko ijoro ryo rirafunguye, kandi rifunguye ku muntu wari we wese. Niyo mpamvu ngubwira ngo niyo Imana igufasha ukuboko ikabigukomeje, komera. Amva iki kintu, ninjura mu mucyo n'umwijima, nkazana amahoro n'amakuba. Ibi bintu ni bine. Ninjura mu mucyo ngari mu mwijima, nkazana amakuba n'amahoro. Umva rero bino bintu bine ndagira ngo mbikubwireho. Hari igihe umuntu abaho ari mu mwijima, ariko Imana imuteguriye umucyo. Hari n'igihe umuntu abaho ari mu mucyo, ariko imbere hari umwijima. Iyo utamenya impamvu y'umucyo wisanga mu mwijima, iyo utamenya impamvu y'umwijima wisanga mu mucyo. Iyo utamenya impamvu Imana iguteretse kuri uwo musozi, birangira Imana iwugukuyeho. Yesu ashimwe cyane. Noneho Imana ishobora kurema, ushobora kubona amahoro none, ariko ejo undi ari mu makuba. Nubona umuntu ari mu makuba uri mu mahoro, ntukazamuseke.
ntukazamuvugireho. Ni ibintu bisimburana. None waba uri mu mahoro ejo ukaba uri mu makuba, none waba uri mu mucyo ejo ukaba uri mu mwijima. Ese urambaza ngo pastor, umucyo ni iki, umwijima ni iki? Ndagira ngo ubwire ngo hari igihe umuntu agera hano akubana bimwiriyeho, ukabona nta muntu wabwira, uri kwa muganga wenyine, muri famille nta muntu kwitaho. Icyo ni igihe cy'umwijima kiba gikakaye. Ariko aho niho cya kiganza cy'Imana kigaragarira, niho cya kiganza cy'Imana cyongera kubonekera. Icyo kiganza rero kiboneka mu mwijima, kiboneka no mu mucyo, kiboneka mu makuba, kiboneka no mu byishimo. Wagira ngo ubwire iki? Niba ikiganza kikuriho, niba ikiganza kiri ku buzima bwawe, kiri ku rugo rwawe, habe naho waba uri mu mwijima, habe naho waba uri mu mucyo, Imana izakumurikira. Mika, igitabo cya Mika. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ryarambwiye ngo niyo wagwa uzabyuka, ngo Uwiteka azakumurikira. Yesu ashimwe cyane. 7:7, igitabo cya Mika. Amen, haleluya. Ushobora kuba uri mu mwijima, ariko mu kanya ukaza kuba mu mucyo. Ariko rero ukubona mu mucyo ntabwo azi ko umwijima uzabaho, ukubona mu mwijima ntabwo azi ko umucyo uzabaho. Mika 7:7 ngo ariko njyeweho nzahoza amaso ku Uwiteka, nzategereza Imana ime agakiza. Imana yanjye izanyumvira. Wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru. Ningwa nzabyuka, ninicara mu mwijima, Uwiteka azambera umucyo. Nzihanganira uburakari bw'Uwiteka kuko namugomeye, kugeza ubwo azamburana akansindira, azasohoza anjyane iwe. Imana ishimwe cyane. Azasohora anjyane iwe mu mucyo, mbone kureba gukiranuka kwe, maze umwanzi wanjye azabireba. Haleluya. Kubera ko impamvu umwanzi wazabireba nuko yabonye ibyakubayeho byose, ni ngombwa ngo n'ibingi babirebe. Maze umwanzi wanjye azabireba ubwanjye. Wambwiraga uti Uwiteka Imana yawe irihe, amaso yanjye azamureba. Ubu azanyukwanyukwa nk'icyondo cyo mu nzira. Umunsi bazubaka inkike zawe, uwo munsi ingabano zawe zizunguka. Haleluya. Umva ikintu Imana imbwiye hano, harimo kunyukwanyukwa. Hari abantu bazi ko byawe byarangiye, hari abantu bazi ko amateka yawe yarangiye, ariko umva ikintu Imana intumye kukubwira. Nubwo waguye, nubwo wakutse umutima, nubwo wasambanye, nubwo wakuyemo inda, nubwo wahuye n'ibibazo byinshi, ariko ndagira ngo ubwire ngo iracyagufiteho umugambi. Ntabwo Imana yakureka. Mu bantu Imana yaje gucungura ku musaraba nawe urimo. Niyo mpamvu Imana imbwiye amagambo muri Mika 7:7. Ariko njyeweho nzahoza amaso yanjye ku Uwiteka. Habeho ntabwo ndi mu bibazo, nubwo nafite unyishurira, nubwo nafite ufasha, nubwo nafite support, ariko nzahoza amaso ku Uwiteka. Ntakindi kintu ngusabira. Hoza amaso ku Uwiteka, ugufasha ukuboko. Wimuha ukuboko gusa ngo umwima amaso. Abantu benshi bakeneye ko Imana ibaha mu biganza, ariko nabo cyari ko Imana ibarira mu maso. Reka ngubwire, ahubwo ngo Imana ishyire mu biganza, nge Imana nahuza nayo amaso. Iyo wahuje n'umuntu amaso uramumenya, iyo wahuje n'umuntu amaso uramusobanukirwa. Umugabo umwe yemereye undi muntu inkunga, noneho amwemereye inkunga, ariko amubwira ukuntu afite bije yo kubaka inzu, ariko akeneye support. Arimwemerera avuga ati noneho uzaze ku tariki 7 nyiguhe. None igihe atashye nanone ahura n'undi muntu nawe amwemerera inkunga, ayemera abantu babiri, ariko abahita ari kimwe, ariko aba amasaha atandukanye. Umwe amuha 4, undi amuha 5. Noneho igihe yatanze gahunda nawe atashye abyuka ananiwe, ariko wa undi wa 4 yarazindutse arahagera. Ahageze arakomanga baramukingurira. None bamaze kumukingurira, umugabo babwira boss ko wa muntu yaje. Boss abwira umukozi ngo mugire yihangane. Noneho wa mugabo gutegereza biramunanira, bimunaniye aragenda. Noneho agiye
ariko za nkunga z'aba bantu bombi zari zitandukanye. Umwe yagombaga guhabwa inkunga yo kubaka inzu, undi agombaga guhabwa inkunga ya business. Noneho business yari yayigeneye miliyoni 20, undi yamugeneye miliyoni 30 ngo yubake inzu. Ariko bombi umwe yamuhaye saa 5, undi yamuhaye saa 4, ariko birakorwa n'umuntu umwe. Noneho ikintu cyabaye, wa undi wa saa 4 yarahageze. None ahageze abona ukuntu wa mugabo atinze, aravuga ati n'ubundi ibi niko byambereye, arigendera. Wa saa 5 ahageze arategereza. Wa mugabo nawe atinda kubyuka, saa 6 ziragera, saa 7 ziragera, saa 8 ziragera. Umukozi ngashobora kuvuga ati boss, wa mugabo aracyahari. Noneho yafashe ya mafaranga ayaha wa muntu, ariko afatwa, ni kuvuga ngo uwa mbere wagiye erwaga amafaranga menshi, uwa kabiri yaguhabwa make, yayandi menshi ahabwa wa undi wihanganye kandi agombye guhabwa make. Ndagira ngo ubwire ngo iki kintu ngikubwira iki, iyo wihanganye uhabwa byinshi. Iyo wihanganye Imana igusubiza amasezerano. Icyo kintu nakizemo, iyo umuntu yihanganye ntarebe ku by'abandi agera ku masezerano ye neza. Ariko iyo ukomeje kuba usa nkaho uri kurwana abandi babayeho gutya, nanjye kagerageze ukicira inzira, ukashaka uburyo wakora amanyanga kugira ngo ubone imodoka, ubone inzu, ibyo ntabwo ari byiza. Imana izagucira inzira ikugeze ku isezerano. Nagira ngo ubwire amagambo rero ngo wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru, ningwa nzabyuka, ninicara mu mwijima Uwiteka azambera umucyo. Uyu ni umuntu wasobanukiwe imbaraga z'Uwiteka, kuri yamenye imbaraga z'Uwiteka, Imana iringaniza ibitaringaniye. Uyu nawe aravuze ngo amaso yanjye niyo azabireba saa yundi. Yobu yarabivuze ngo nta wundi muntu uzabyireba, niwe uzabyirebera. Ariko bivuye mu kwihangana. Yesu ashimwe cyane. Urabizi igitabo cya Yobu bice 2, uburyo Satani n'Imana, Imana Satani ngo uvuye he? Timbiye kureba mu isi, wabonye umugaragu wanjye witwa Yobu. Ariko Yoba ashirwa mu kibazo kugira ngo Imana imwesherezeho iki icyubahiro. Aho uri kunyura naho uri guca ntagutera ubwoba, Imana ngo yeshubahiro ku buzima bwawe. Ndagira ngo dusengane Imana. Senge ngwingingira Imana igushigikire. Ariko ushobora kuba ufite cyifuzo, wifuza gusengana nanjye, wifuza kuma message nkayisengera, waheza kuri 0788 47 666. Uraza kuyibona no hepfo nimero yacu bihari. Reka ngubwire inshuti yanjye, wikangwa nuko abantu bagusize, hari imbaraga z'Imana zigusaze muri cyo kibazo. Reka dusenge Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, wowe uri umucyo, ndetse ni wowe ufite ijambo rya ku buzima bw'umuntu ngurikiranye. Ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo, ndatura umucyo mu buzima bwawe, ndagukura mu mwijima. Reka Uwiteka kumurikire, Imana ikugeze mu isezerano. Ahari hataringaniye Imana haringanyize. Imana imenagura inzugi z'ibyuma, Imana ikingura imiryango y'umugisha wawe, Imana ikingura iyo mariage yawe, Imana ikingura ku kazi kawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka gukora kw'Imana kukubaho kuko wihanganye. Latipa la kosideme, urakoze kuje gukingura, uje kumuhuza n'igisubizo cye, uje kuba imbere ye kugira ngo agere aho wamusezeranye, uje kuba imbere ye kugira ngo atagira ikintu kimwitambika. Imana ikubaye imbere kugira ngo atagira umukongera kukwitambika. Nta murozi, nta diabete, nta kanseri, nta hepatite, nta ndwara izagushobora kuko Uwiteka agufasha ukuboko. Nta kibazo na kimwe kizagushobora kuko Uwiteka kurengeye. Imana igufasha ukuboko, iragutwaye mu cyo wavuganye nawe. Ntabwo rero yakora ikosa ryo kugushyira handi kuko wavuganye nayo. Urakoze Mwami, ndagushimye. Uyu muntu ukurikiranye iyi nyigisho yacu, nyemera umumera umugisha. Uyu muntu ukomeje data kuba warucitse intege, umusubizemo imbaraga. Icyaha cyose kizanesheshwa no kwizera amaraso ya Yesu Kristo, kandi imbabazi z'Imana ziri ku bantu bose. Ndasenza kugira ngo imbabazi zawe zibe ku muntu nkurikiranye, kandi gukomera kwawe Mwami Yesu kube mu buzima bwacu. Imbaraga z'Imana zigusure kandi Imana ikurengere. Ngushimye uburyo ukomeje kubana natwe muri inyigisho. Imana iguha umugisha. Ari Pastor Steven, Yesu akugiye neza. Bye bye. Imana ikurebe neza. Amen.